kirenga abanyarwanda mu ikoti ryiza ry'umukara, rinete nziza ziba muri metero 5 afashe ikirahure cya soda mu ntoki. Oyasha wasanga ari akabayini. Ahubwo imbere hari undi mugabo batwereka umutwe wonyine. N'ureba kuri 5G urabona udupfu tubiri duto, agasatsi ni karuteneri. Ikindi nawe yambaye ikoti ry'umukara, rinete nziza, we nta kintu afashe mu ntoki, ahubwo arasa n'ufite ibyo arimo asobanura kirenga. Uyu mugabo w'umutwe usa n'uwanyabwenge ninde cyane, imitwe y'abanyabwenge ngo imeze ukuntu, imeze nka ikara. Umara n'uwanjye ni kumeze, uba wumva ndi umuswa se. Imitwe y'abaswa imeze nka kare, ibishushanyije nka siko ya neza ndaka. Abahanga ngo bafite imitwe imeze nk'iminyashi, gusa se nta muswa ugira ipfupfu uretse nyamabondo wazanye amabondo no ku mutwe. Ayi Imana. Turi ku mugabo uri kuganira kirenga, bisa nawe baguye miswi ku ngingo runaka. Urabona ko Paul Kagame ukiri muto, ukuntu bigaragara ko ni mu 2010 asa n'ufite ukuntu arimo atabyumva neza, arimo aramubwira ngo nibyo koko Rwango wamuteye kandi ubwo sinongera kumutsinda ukundi. Yitwa Yohana Rwangombwa. Nituvuga ku ifoto na Excellence Kagame, wemerera ko ndagusaba nkandi ubundi kadukatire kuri ifoto ye ni umusaza wundi Rwangombwa mukamwenyu asa n'uwishimiye ibyo arebaga, ariko kandi anatega amatwi umusaza ukuntu umusaza nawe ureba mu rundi ruhande yumiwemo. Si umusaza cyane ahubwo nawe yitwa François Kanimba, ari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda mu 2013. Abari mu nama ntazi icyo yigagaho ngo niki, amakuru akavuga ko banavukana. Umwe ngo ni mukuru undi mwana, ntubitinde ko umwe hasi umukara undi akaba ari inzobere y'inzobe. Ni ikibazo cy'uko indanga ibyara umweru n'umuhima. Ese wowe iwanyu uri umweru cyangwa uri umuhima? Yohana Rwangombwa katubanze dusesengure nubwo atari twebwe twamwise. Rwango ubundi ni Rwanda, u Rwanda ngombwa ni ngombwa nyine. Ndavuze ngo u Rwanda nirwo Rwangombwa, ubundi bakabe umwanzuro ko ari we Yohana uzaba Yezu umwana w'Imana. Niwe Yohana wayoboye amafaranga mu Rwanda imyaka 12 ni wahinduye inoti inshuro nibuka nizo ntibuka. Yohana Rwangombwa imfura muri systeme ya RPF. Yohana Rwangombwa wo kwizerwa ku mafaranga. John Rwangombwa niwe tuvuga. Gahunda ni politiki idatana amafaranga. Yohana Rwangombwa ubundi ari wo kwizerwa bingana iki. Utubukungu nagenda se buparitse ku mangane neza igitunguru kigura umugabo kigasiba undi Nyarugenge, n'amamesa ngo nta kiboneka mwana, mbese ngukaranga birakora umugabo bigasiba undi birakora umugaga. Abandi batunzwe n'imigake kubera ibiciro bya gaze. Ibyo mvuze ntibitwenda bizi. Abasore Nyarugenge basigaye bateka rimwe mu minsi jama, umunyamafaranga wabigize umwuga. Yohani Rwangombwa katumugarukeho inji mu bwonko, naho njye umva ndi empereur ku ijwi rw'urangwa ku 5G kubaho nukubaho nyine. Twatunyuruka kumvuduko nka 5G urangara gato ugasigara uretse gatoya. Niba utamuzi reka tumukubarire, kuzita indwara zananiranye nibo zananiye. Uyu wazikoro neza nk'ubufindo mvuga kantu. Indwara nka diabete, hepatite, urushwima, ibyimba byo mu nda, amibe na hypertension azigira amate kugasigara uri mu ryerye. Bimwe biteye ubwoba nk'amashitani, amarozi, inzozi mbiwe n'inyatsi idashira akoro mu kanya nk'ako guhumbya ugataha unyuzwe nk'ihe no gusiragira mu baganga. Ukundi niba uri umukobwa cyangwa umumama imihango idakama no kuribwa mu nda ni ibintu toto kuri we. Uti niki bisaba? Ni kimwe rukumbi kandi cyonyine nukugana muganga Sarongo. Ahubwo mu gihe urimo wandika nimero umva nakangaka, ese umugabo wawe nta kibasha gukora ibidudu neza, wo mwashakanye haguca inyuma, oya ngo inkoresho yawe nihagije inagutera isoni, warikinishije waribwa ibyawe birahera. Ibyo byose igisubizo ni kwa muganga Sarongo. Kuba biburaya, Amerika, Aziya cyangwa handi muri Afrika musabwa kumwandikira byonyine. Hati kandi buherana amahembe na nyabingi kibyongera kugutinya kukundi. Ntuzagire isoni zo kwivuza nyagwa y'indwara itaragira isoni zo kuza kukwivangira mu buzima. Yewe nyaruka ku 5G maze wivuza ubundi dusigasira amagara nyabona. Kibihenze kandi vuba. Gahunda ubu ni go digital website. Ufite ishuri, ufite business cyangwa service utanga, uyu munsi yitwa kugera website ntibikiri nka kera. Wakwirengereza byinshi kuko ejo uzarya byo ntibisimbuzwa. Nibyo byumvise, menya ko ejo ukeneye ko ufite website igaragaza ibyo ukora, aho ukorera, ibyo ucuruza ndetse na service utanga. Umva unakeneye imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram n'izindi zikora neza. Izo nazo turazigutunganyiza. Bonus twe tugwa tunamenyekanisha business yawe cyangwa service utanga kwindangira dotirwa ku buntu wisigara. Ni kuri 5G. Niba utaragira ibyo unoza online tugane muri The Parastake aho tukubakira website z'insengero, amashuri, business ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo. Wowe ngwino niba uzicira abandi bazubakira, ndavuga website twe turayikubakira kuri 60% yayo baguciye. Cya kuri izi nimero muri Rwanda rwera nk'amata. Gahunda ni go digital ya website.
Mama w'u Rwagasabo TV nkayikunda kubi nkunda ko basesengura badasesereza niyo babigize bakagira ibyo basitara basemura ni bakunda gusemba bazi ako kanya ndakwemera Masikovi. Mama w'u Rwagasabo umunsi banyuze mwa muski banditse bati amakuru agezweho Soraya Hakuziyaremye yerutse kugirwa guverineri musha banki nkuru y'u Rwanda Beneri yarekanyije ubasha na John Rwangombwa yasimbuye kuri uwo mwanya. Soraya Hakuziyaremye kandi yerekanyije ubasha na Dr Justin Sengumva musimbuye nka guverineri wungirije wa Beneri. Scenario ni ebyiri niyo hano usoka hinjira Soraya na usimburwa na Justin winjiraga maze uyu ngo ni gatete manager mwamuzi aribaza ati guverineri wa banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda Beneri bwana Yohana Rwangombwa ayisize he ibazera ayisaho yabaganye none se wagiraga ngo yikore inyubako ya Beneri ayijyaniwe wa Gatete arakomeza atari kumara imyaka 12 yose ari wowe ubitsa akafunguzo kantu habitswe umutungo w'igihugu nta kibazo cyo kunyereza kibayemo nabyo n'ubupfura pe. Uyu musaza mu mudari wa zahabu ngahore Rwakaragwa tirekada uyu murara burya yakoze muri Rwanda Revenue Authority muri Ministry ya Finance na Beneri kugeza ubu nta Kristo urumva ubwo washinja iki kandi ari muri bake yabagiye mu mirimo ya leta bafite imitungo ifatika ntiwumva shagate kirazira ntabwo wanisha igisembe cy'intama rupyisi yisonzeye bakurindisha ibyo amaze guhaga imitungo ngo nzi kwa Yohana Rwangombwa ahubwo se buriya muri cya kintu bita Kiso Ventures nta kaboko karimo wa ntikabura uretse ko mawe ngo atabyumva arabaza ati byo kuba atarigeza nyereza wowe ubwirwa n'iki kubundi bitabayeho ngaho se wantihoza we teteza utubwire Gatete we akanako sinari kugasika. Federate de Rwanda Fidel dushaka u Rwanda rwishinye we nande ubanze n'ingegera tu ati empty bad shape structure high politicized with many questionable high level appointments. Soraya namara imyaka 2 ayihedinze nzava kurex she's like to get fired or moved away harya maze mingaye. Beneri ya Rwangombwa n'indiri ya shenanigans plus mismanagement reba izi noti nsha za 5 oya kandi sinza kwivanga mu gitekerezo cye arasa nushonje erega abantu bashonje biragoye ko bajya inama kungingo nzima inzara ni muri umune wa shitani koko banzu rye mwana ubone uze tukanire nahubwo ibyo kwibaza nga ubukungu bw'u Rwanda ko banki nkuru y'u Rwanda yasize atubwiye ko bitarenze ukuboza 24 imirenge sako yose mujyi wa Kigali izabamaze guhurizwa ku rwego rw'uturere ikavamo sako 3 zonyine niba yarahujwe sindamenya. Ikindi wasinya nuko azatangaje ko ubukungu bw'u Rwanda buzakomeza kuzamuka kugero cya 5 umwaka 2025 ibyo bitubwiye mu gizamuka ry'ibiciro ku masoko rye rigeze kugero cya 5% bitumbagira nka Rwanda ya neza amahirwe yagize nuko yagiye umuhoraho muzi na kwakira abo utaraza. John Rwangombwa ni muntu kibaza ariko umugabo ninje amafaranga Sadate amafaranga Kenisa amafaranga ya Paul Kagame oya wenda wayabitsa mu Bwongereza ahubwo akabika amafaranga Sina Gerard nabandi uti babitsa muri Beka ariko bamuzi ya Beneri sibyora nako simbizi maze rongo n'umusazi harasara ariko akarigwaho nubwo nta bwenge bwo gukunda leta y'ubumwe itegetse u Rwanda agira nubwo mushikiwe yatubwiye ko nako yatubeshe ko atize kandi rwose yimbye diplome akaniba amazina ya se Beka byanze afite igitekerezo ahurizaho n'umusizi ariwe Muzisi Rumaga Junior ku itariki 17 Ukwakira 2023 mu Rwongereza rwiza mwamuski cyane kwa bwisanzure mu gutanga ibitekerezo yaragize ati where are we going why Beneri first post need to resign asap byanze yarabazaga ati ese banyarwandakazi ubuturagane koko ku umuyobozi wa mbere banki nkuru y'u Rwanda akwire kwegura aka kanya noneho akanisubiza nk'impuguke mu by'ubukungu arasetsa at the current cost of living in Rwanda is too high food prices are on a serious hike ubu buzima mu Rwanda buragenda buco gwenda kandi cyane ibiciro by'ibiribwa biri kuzamuka ku buryo buteye impungenge nta muntu ugaragara ufata ya mbere ngo akemure iki kibazo kandi banki nkuru y'u Rwanda nta n'ikiri gukora igomba kubibazwa no kubiryoza. Ikindi kandi ibyo turi kubona kandi twumva birashoboka ko bizakomeza no kuzamuka ibi ni intangiriro gusa n'ibihugu by'Abarabu byakwisanga byinjiye mu ntambara Israel na Palestine byaba intangiriro y'ikindi cyiciro cy'ihungabana rikomeye ry'ubukungu ku isi. Urumva ukuntu byansi anareba koresha abivuga 2023 ntiyarazi ko hazazamo umuhora wa kirabona hormoze ati muzi n'ikindi se vuba lisansi ishobora kugera ku mafaranga 200 kuri litiro imwe yayihanuye 2023 uba harya igeze he amafaranga igihugu gifite y'ubwizigame bw'amadevize yarahagije amezi 7 ageze ku mezi 3 gusa umwenda w'igihugu ugera kuri 75% bya GDP imisoro itanga munsi ya 50% by'ingingo y'imari igihugu izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa rigeze ku 15% bivugwa ko bituma u Rwanda ruri ku mwanya wa 3 ku isi muri icyo kibazo ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku binzi kugero cya 70
7.5%, nyamara urwego rutanga 14% gusa mu musaruro mbumbe w'igihugu kandi rukomeje gusubira inyuma. Mu gihe urwego rw'ububatsi rwo rwonyine rukiyongera narwo rukaba rufasha mu guta agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda. Ayimana ati no one is caring and helping on this issue. Central Bank is doing nothing and they have to be accountable for this. Asoza agira ati banyarwandakazi, ese nta kundi Donald Kaberuka yagaruka agasubiza monetary system y'u Rwanda ku murongo, yarangiza banki akongera akayisubiza nyirayo Rwangombwa. Uwa mbere wumvize igitekerezo cya Byansi ni Junior Rumaga. U Rwanda ruzira umwaka. Ati nibyo rwose umusaza Kaberuka dore ntarasaza umugarure abitunganye kandi abikore ari kumwe na Rwangombwa hafunga muri banki y'igihugu. Mbaba twarabumvise rimo gasekwe nako tuzabikora muhumure n'abarimo ko tubizera. Soraya hari kuza amashuri afite wowe. Umva sha uyu mugore ureba ngo ni Soraya Hakuziyaremye, ababyeyi batekeye byo kwiga kwe bwa mbere bamweje kuri APR Rugunga, ari naho avuga ko yigiye ikinyarwanda nyuma aza kwava akomereza muri École Belge de Kigali aho yigaga imibare n'ubugenge. Yize muri kaminuza zirimo Université Libre de Bruxelles aho yize ubucuruzi yibanda cyane ku bijyanye n'imari, yakuye impamyabumenyi ya Engineer Commercial. Yaje gukomereza kwiga gucunga ibigo mpuzamahanga muri kaminuza Fanbag School of Global Management yo muri Amerika. Yo mu Amerika yakoze muri banki zikomeye ku rwego rw'isi zirimo BNP Paribas Paris, anamuyobozi muri Fortis Bank i Bruxelles. Soraya Hakuziyaremye yanditse amateka ko umugore wa mbere uyoboye Beneri mu Rwanda. None kweri uraza ugarura abaze nk'abakaberuka wowe sha utyo arewe mazese. Amashuri ni kimwe n'ubushobozi ni ikindi kandi rwose ntacyo narenzaho. Hati umunyarwanda John Rwangombwa yashizwe mu nama y'ubuyobozi bw'ikigo Old Mutual Holding Public Limited Company gitanga serivisi z'imari, ishoramari, ubwishingizi, ubujyanama no gucunga imitungo mu bihugu bya Afurika birimo n'u Rwanda n'ibyo muri Aziya. Abamusabiraga kugaruka ngo baramwaye ni kuvuze itondese. Izi nshingano Rwangombwa yahawe burya si iz'umunsi ku munsi, azajya arebera inyungu za Old Mutual binyuze mu gukurikirana ibigenda n'ibitagenda neza, birebana n'abanyamigabane, abakozi ndetse n'abakiriya bayo kugira ngo irusheho gukura. Ikindi kandi ntazabikora wa peke, azaba ari kumwe n'izina ribonye mu rwego rw'ubukungu zirimo Dr. Claudia Manning umuyobozi wa banki y'iterambere ya Afurika y'Epfo na Dr. Fumura Mungango wayoboye ibigo by'ishoramari byinshi muri Afurika. John Rwangombwa niwe turiho inaribonye mu bukungu cyane cyane mu bijyanye n'imari, ufite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 mu icungamutungo, yashikaje muri kaminuza ya Maastricht mu Buholandi. Abantu tinyopeti ndavuze ngo Yohani Rwangombwa yize muri kaminuza ya Makerere i Kampala muri Uganda, nakone nagasimbutse aha yasosoye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza Bachelor of Commerce mu ibaruramari accounting. Nyuma yaho kandi burya yashikanuje impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bucuruzi Master of Business Administration, yibanze nabwo mu ibaruramari, yayikuye muri Maastricht School of Management mu Buholandi. Mwibutsa ko yabaye guverineri banki nkuru y'u Rwanda kuva 2013 kugeza 2025. Nyuma yaho yari minisitiri w'imari n'igenamigambi 2019 kugeza 2013, ayoboye ishirwa mu bikorwa rya gahunda ya mbere yo kubatura ubukungu no kugabanya ubukene mu Rwanda EDPRS. Iyi gahunda nzaro ko nkwibutsa ko yagabanyije ubukene mu Rwanda avuga kuri 12% byari 6 kagera ku 8% mu 2001. Yohani Rwangombwa kuva 1998 kugeza 2002 yabaye komiseri wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Mbabarira yanabaye umuyobozi ushinzwe imari muri Minecofin, umugenzuzi mukuru kuva muri Gashyantare kugeza muri Nzeri 2005, aba n'umunyamabanga uhoraho muri Minecofin kuva 2005 kugeza 2009. Hanyuma ntugenda udasinye kuri raporo ko muri manda 2 Rwangombwa yamaze muri Beneri yagize uruhare rukomeye mu kuvuga urwego rw'imari mu rwego rw'abikorera mu Rwanda, mu kuko ubukungu bwarwo bwavuye kuri miliyari 2,273 z'amafaranga y'u Rwanda mu kubozi wa 13 bugera kuri miliyari 12 na 1,888 z'amafaranga y'u Rwanda mu kubozi 2024. Inguzanyo rwahabwaga iva kuri miliyari 181 z'amafaranga y'u Rwanda igera kuri miliyari 2,353 z'amafaranga y'u Rwanda. Rwangombwa kandi yayoboye amavugura mu buryo bwo kwishura amafaranga, hatangizwa gahunda z'ikoranabuhanga zirimo ikasha kuva 2023 kugeza 2024. Kwishura by'ikoranabuhanga byavuye kuri 4.6% birenga 300%. Sinzi niba ari icyo kintu bishira u Rwanda mu bya mbere muri Afurika byohereza abaturage kugera ku mafaranga. Ibikorwa by'indashyika byaranze Rwangombwa byatumye 2025 no 2021 ikinyamakuru Emerging Markets kimugira guverineri wa banki nkuru mwiza muri Afurika munsi y'ubutabwa Sara. Mu gushimira 2022 ubwo habaga inama yiga ku iterambere ry'ibigo by'imari muri Afurika, yahawe igihembo nka guverineri mwiza muri Afurika. Uti nywa nawe
John Rwangombwa yashyizwe muri ba guverineri batanu beza muri Afurika, batanu beza hewa muri Afurika yose. Ibyo byanditswe na Spirene yo mwungeri kugendo.com ku itariki 25 Gicurasi 2023 saa 5:11 mu Kadomo. Ati guverineri ba nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yashyizwe ku mwanya wa 4 mu guverineri ba banki nkuru 10 beza muri Afurika 2022. Ayawe inota Riabe Plus. Ibi byari ku rutonde ngaruka mwaka rukorwa n'ikinyamakuru Rwandans gikora muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika ry'amanota ba guverineri ba banki nkuru z'ibihugu 101 kuva 1994 gisanzwe kandi gikora urutonde rw'amabanki yahize andi mu ngeri zitandukanye hirya no hino ku isi. Maze rero nituvuga John Rwangombwa wumva umugabo nako gasore anakina ka golf. Muri ifoto yafashwe na Dani Kwizera The New Times, John Rwangombwa yari kumwe n'umuyobozi mukuru wa NCBA Bank Rwanda Maurice Troitich hamwe n'abandi bayobozi ba NCBA bifatanyije n'abitabiriye umunsi wa nyuma y'irushanwa rya kabiri ya NCBA Golf Series Rwanda ryabereye muri Kigali Golf Resort and Villas. Yohani kandi burya anakina ka BR mwana ngaragubanye bigeze kuri BR uyu mukino ukinwa hirya no hino mu tubari no mu bigo by'amashuri n'ahandi hahurira abantu henshi batandukanye. Kadusozanye na Hakuziyaremye Soraya Hakuziyaremye yavuze kuri John Rwangombwa n'umurage yifuza gusigira peneri. Mutega amatwi ku itariki 3 Nzeri 2025 saa 8:15 ntabaje Jean de yanditse kujya ati guverineri mushabaye nkuru y'u Rwanda Hakuziyaremye yavuze ko urwibutso afite kuri John Rwangombwa wari umaze imyaka 10 kuri umwanya. Yemeza ko yari umuyobozi waranira kubaka ubushobozi bw'abakozi. Soraya ati asa nkategura buri wese kwagize amahirwe yo kugirirwa icyizere umwanya yabona wari wose werekeranye n'imicungire y'ubukungu abakoko afite ubwo bushobozi. Ni ikintu tumushimira cyane kandi twizeye ko n'umusanzu yatanze natwe tuzawubakiraho tugakomeza kugira banki nkuru ikomeye ishoboye kandi yuza neza inshingano zayo. Soraya Hakuziyaremye yagaragaje ko nubwo ari bwagitangiye inshingano zo kuyora beneri yifuza kusasiga umurage mwiza mu bukungu bw'igihugu. Ati ubu nibwo ngitangiye inshingano, icyo nizeye nuko azaba ari umurage mwiza nko mu myaka 30 umuntu akazavuga ngo banki nkuru y'u Rwanda 2025 yatanze ko umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu gifite ubukungu butajegajega kandi bukura. Yemeje ko beneri igomba kuba ifasha abanyarwanda kurushaho kumva ubukungu n'akamaro ka serivisi z'imari kandi bakanazitabira ari benshi. Ati akaba ari nabaye nkuru y'u Rwanda yatumye abanyarwanda barushaho kumva ubukungu, kumva akamaro ka serivisi z'imari bakanazitabira ari benshi. Bakaba ari n'abanyarwanda twavuga ko baka ubukire atari kugira amakoni yo kwishura ahubwo ari abanyarwanda bizigamira ku buryo bashora imari mu buryo butandukanye kandi bakaba banategura ejo hazaza heza haba ku bana babo n'abuzukuru babo. Nuko dusoje ni gym ubwonko duricyaza imwacu uyu munsi ngo turyohera amatwi yawe tuba tunyura ku mvuduko nka 5G urangara gato ugasigara. Imana y'u Rwanda n'abazibanyi batazima murahorana murabeho until next time. Mu kinyejana cya 21 niba utazwi ntiwakira. Ibyo ni facts igitekerezo gusa icyiza turari kubwawe. Ubu nawe wakwamamaza kandi ku buntu bazo utabyumvishe neza. Ndavuze ngo turi kwamamariza kandi ku buntu. Uti ibyo biri abacuruzi yes ati wabitoye. Iyo uhaye muri etaje hasi babahenda. None nkubwiye ko twe tukwereka ibico byacuruza bacuruza muri etaje ya 3 cyangwa ya 4 ku buryo udendwa bitwaje ko bacuruza hasi ntiwanshimira. None se uri umucuruzi ariko nta hantu uzi wakwamaza. Icyo usabwa si amafaranga oya nukwandisha business ya kuri ndangira dotirwa byonyine. Umura nabyo n'ubuntu ariko biryoshye ndagira nti ukeneye email n'izina rya business yawe gusa n'izina rya business yawe byonyine. Icyitonderwa ariko niba uri kwandika business yawe kuri ndangira dotirwa usabwa kuyandikisha uraho business yawe ikora kugira ngo tuguze na GPS ku buryo location yawe igaragara kuri Google Maps. Umva se wemere gupostinga amafoto y'icuma agaragaza business yawe n'ibyo ukora cyangwa ucuruza. Wemere kwandika amagambo asobanura ibyo ukora kugira ngo abakiriya babashe kuyashakisha kuri Google. Bitise unemere guhabwa verification na review byose bituma business yawe imenyekana. Uti ndangira dotirwa nyisanga ica muri comments cyangwa se munsi muri description y'inkuru urabona link wanabandikira kuri nimero de telefone. Iyo utazwi ntiwakira, iyo utazwi ntiwakira gututazwi turi ndangira dotirwa.